Rwanda n'isi yose bihangayikishijwe n'ahazaza ku mpamvu ry'ikoreshwa, icuruzwa n'ikwirakwizwa ry'ibiyobyabwenge. Aha wakwibaza uti ese urubyiruko rukoresheje ibiyobyabwenge impano zarwo zagaragara, ese zagerwaho? Iyi ikaba ariyo mpamvu umuryango Youth Volunteers wahagurutse kugira ngo urwanye ibiyobyabwenge wivuye inyuma. Ibikorwa bya Youth Volunteers bibera hirya no hino mu murenge wa Nyarugenge. Icy'uyu munsi cyari muri Lycée de Kigali. Uwamahoro Nayira, umuhuzabikorwa w'umuryango Youth Volunteers umurenge wa Nyarugenge, arasobanura byinshi kuri iki gikorwa. Nk'uko mudusanze hano, iyi gahunda ni urubyiruko rw'abakorerabushake mu gukumira ibyaha. Ni nayo mpamvu twateguye iyi gahunda yo kuza mu kigo cy'amashuri cya Lycée de Kigali kugira ngo tubashe guha ubutumwa, impanuro abanyeshuri bagiye kujya muri vakanse, kugira ngo bazabashe gukumira ibyaha bitaraba aho bagiye, batangire amakuru ku gihe, birinde ibiyobyabwenge ndetse birinde n'inda zitateganyijwe, yaba ku bana b'abakobwa baziterwa n'abana b'abahungu baba nabo banazitera. Ibyo bintu byose nibyo twaje kubigisha kugira ngo bizatange umusaruro aho bagiye kujya mu kiruhuko. Ibikorwa nk'ibi Youth Volunteers bitegura ku bufatanye na polisi y'igihugu. AIP Safi Esther aragaragaza ku kibazo cy'ibiyobyabwenge ndetse n'inda z'imburagihe ku bangavu. Urubyiruko rwacu rwinshi ruri kwishora mu biyobyabwenge. Ese umuntu wishoye mu biyobyabwenge ashobora kuzavamo umuyobozi mwiza? Inda zitateganijwe ku bana b'abakobwa. Ese iyo umaze gutwara iyo nda bigenda gute? Ushaka kwandura indwara zitanakira, uzabana nazo ubuzima bwawe bwose. Rimwe na rimwe, nta nubwo ari rimwe na rimwe, inshuro nyinshi sosiyete iguha akato. Ugiye kurera umwana, nawe ubwawe uri umwana, utanafite n'icyo umureresha, utanazi n'uko bigenda. Nyamara n'ubwo ibiyobyabwenge bikiri hirya no hino mu gihugu, ibihano byariyongereye. CIP Umutesi Gareth, umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali: umuntu wese ucuruza ibiyobyabwenge cyangwa se ushora abana ibiyobyabwenge, abana ni ukuvuga abari munsi y'imyaka 18, bavuga ko ari abana, iyo bimuhamye arahanishwa igihano cyo gufungwa burundu n'ihazabu y'amafaranga kuva kuri miliyoni 30 kugera kuri miliyoni 50. kugira ngo wumve ko bitoroshye. Imaze kuba ugize gufungwa burundu, baragurisha umutungo wawe kugira ngo bave hazabe kwishyura amafaranga ateganyijwe. Usibye abayobozi bagiye batanga ubutumwa, hitabajwe n'impano z'urubyiruko mu gusakaza ubutumwa. Icyizere Youth Foundation bakinnye ikinamico. Abahanzi nka Jayvan ndetse na Big Mind bashimishije abari aho, bagaragaza ko bari abahanzi b'icyerekezo badakoresha ibiyobyabwenge. Ngaho jya kuri YouTube ukore subscribe ku Mpano Zacu TV, ujye ubona amakuru atandukanye y'ibyamamare, unahabona impano utigeze ubona ahandi.